y'amateka ya jenoside na mbere ya jenoside. Jenoside yakorewe abatutsi mu kagari ka Rutonde yatangiye ndi umwana mfite imyaka 13. Mu ikorwa ryayo n'igerageza ryayo bimwe mu bantu babonye ibimenyetso byayigaragazaga, kuko iyi Nyabarongo duturiye ku kagari kacu ka Rutonde yamanukagamo imirambo y'ababaga biciwe muri prefecture ya Gisenyi, bakamanuka babajombyeho ibiti ari isheni y'abantu benshi. Ubwo iyo Nyabarongo nanjye ubwanjye niyo naje kujugunywamo 94 ku itariki ya 9, ncorewe n'interahamwe zavukaga mu kagari dutuyemo, aricyo cyahoze ari segiteri Rutonde. Banjugunyamo, bantera amacumu ku rubavu, bantera icumu ku ivi, ariko sinabasha gupfa kubera ko Imana yampagazeho. Kuri Nyabarongo nakomeje mu buzima busanzwe, ariko ngenda nihishahisha, kuko nta handi hantu nagombaga kuba nabarizwa usibye mu Masaka, mu Gihuru, mu mwobo ndetse no mu Rutare, ahantu bishobora kuba byabasha kumera ubwihisho. Nihisha aho ngaho mu gihe kingana n'amezi n'ukwezi n'iminsi nka 15. Ubwo jenoside nibwo yahagarikwaga na FPR Inkotanyi, guhura n'abasirikare ba FPR Inkotanyi, baramfata barambaza bati kucyo utahunze, mbere kubabare kuko n'ibisebe nari mfite byari byarabashije kubora. Bagerageza kumpa umuti, baranyomora, barampumuriza, bambwira neza ko atari abasirikare bazanywe no kwica, ahubwo ari abazanywe no kugira ngo babashe guhuza umutekano w'Abanyarwanda. Nabashe gutuza muri ubwo buzima, nza gusanga nyogokuru akiriho, yari umukecuru, bari batari bagize bamwica kuko icyo gihe ntiyahigwaga, yari umuhutu. Baramureka, ubwo mbana nawe, ariko afite ikibazo cy'ihungabana kuko nta mwuzukuru n'umwe wari uri hafi ye, n'abana be bose nta n'umwe wari ukiri hafi aho ngaho. Ubwo mbana nawe iminsi irenga 15, nza kubona mama aribwo yazaga, nawe aturutse yari yaragiye kwihisha, ari kumwe na mushiki wanjye umwe, tubana muri ubwo buzima. Ariko nsubiye inyuma gato, jenoside mu bantu yabashije kubangamira mbamo, kuko yambujije kwiga. Ari mfite ubwenge n'ubumenyi, ngerageza gukurikirana amasomo neza, ariko imyumvire n'imitekerereze y'ibyo bari bamaze kunkorera byatumye ntabasha gukomeza kwiga amashuri nk'uko nabiteguye. Ubwo baranshoreye, bankubita amafuni, bankubita inkiri z'umugongo, bagenda bambwira yuko njye imbere nkagenda neza, ariko ngiye mu kugenda neza nkababaze se munjyanye hehe? Tukujyanye ahantu abantu bakirira kwa konseye, tukujyanye kugushyikiriza ababyeyi, tukujyanye ahantu hashoboka heza cyane. Tugeze kuri Nyabarongo bambwira yuko ngomba kurya n'amasamaki. Kumbe nanjye ngiye kwitwa isamaki, kuko bateganyaga kunjugunya kuri Nyabarongo. Twari ku isheni, impande zanjye hari mukuru wanjye wo kwa mama wacu, impande urundi ruhande rw'iburyo hari barumuna banjye babiri. Mukuru wanjye bahita bamukubita ifuni mu mutwe, apfa ndeba. Noneho bageze kuri njyewe, uwitwa Sefara, yari yarise Colonel Sefara, aravuga ati izo n'imbwa mufate mujugunyemo. Baradufata bakajya babara gatatu, bajugunyamo, babanzanye bakurikizaho barumuna banjye. Ubwo njye nari maze kugeramo hasi nibira n'uburuka, nibwo banteraga ayo macumu yose impande zombi. Naje gutabarwa nuko haje kugwa imvura nyinshi cyane ifite n'urubura. Ubwo nari maze kugeramo hagati nibira n'uburuka, imvura iguye barataha. Nyabarongo iza kunsunika gato cyane, ikira ku ruhande, mbasha gufata ibiti byitwa igorogonzo byari biri aho ngaho kuri Nyabarongo, ndakuka njye umusozi. Umusozi naho ntago nahagiriye amahoro. Nageze imusozi, hari umukecuru bita Mukagakima, bari bagiye kuroha muri Nyabarongo, nawe ntiyabasha kwibira, azamuka mu ruzi. Ageze imusozi, aragenda yihisha munsi y'igiti cy'umuvumu cyari mu rutoki rwitwa Karaveri Gashinja. Ngeze aho ngaho rero, noneho umukecuru mubonye mbageza agahinda, arambwira ati mwana wanjye humura, ntabwo tukibashije kwicwa, ariko wenda Imana niturinda tuzabaho. Ubwo bigeze mu saa 3 z'ijoro, nibwo haje igitero kinini kirimo n'imbwa. Izo mbwa ziri mu guhiga aho ngaho mu rutoki. Umukecuru yagiye yegera igiti aragihobera, njyewe nurira insina, maze kurira insina nkandagira mu maseri y'igitoki, fata amakoma areba hejuru. Ndi kwa gufata ya makoma areba hejuru, niho Imana yaje kundindira, nza kuhava bamaze guhita bagiye. Ngenda inzira yose kuko hari umubyeyi wari warabyaye mushiki wanjye muri batisimu bitaga Sisiriya,
wari ufite umugabo bita Simoni Gahima. Uwo Simoni Gahima ntabwo ngewe natekerezaga neza yuko nawe ashobora kuba yishwe, kuko Sisiri uwo nguwo yari umubyeyi twubaha cyane. Nagiye ngezeyo nsanga umuvu w'amaraso urimo uratemba kuri sima mu nzu, uruhande rumwe rwo hejuru barusambuye, igihande cyo mu gikari bakuyeho inzugi, ahari hasigaye hari bahateshejwe na yambu. Ubwo narahavuye nkomeza urugendo, niko kuzamuka ngira ngo icyo gihe nakomeje inzira n'isi y'umusaraba kuri ngewe, kuko ntabwo byari binyoroheye, naho nanyuraga hose nabonaga nta mahoro mpafitiye, kuko Rutonde ari segiteri Rutonde, icyahoze ari segiteri Rutonde icyo gihe hari harimo amabariyeri arenga 70, ariko bariyeri ya nyuma nyirizina ngewe nabashije kugeraho nabonaga ari yo gusezera ku buzima bwanjye, ni bariyeri yari irahitwa kwa Daboro, ari we witwaga Gafaransi, kuko yari bariyeri ishyikirizwa abantu bose bagiye kujugunywa muri Nyabarongo. Ubwo narahageze mbona ko nsezeye ku buzima, bambaza ahantu narindi, mbabwira ko nabaga mu Masaka, baranshorera baranjyana abantu mu Nyabarongo. Ubwo ndakomeza ubuzima ngenda ngera ahitwa za Rwahi, ngenda mbundabunda, nza kuva Rwahi ndakomeza ngera ahantu bita mu Gishyikira cya Muhondo, mbundabunda, noneho nza kugera ahantu mpasanga interahamwe zagose umuntu w'umumama wari kumwe n'umukobwa umwe n'undi mugabo bitaga Bosco. Uwo Bosco yari umugabo wari mu gisirikare cya FPR Inkotanyi, ariko we yari umuntu ugenda ashaka amakuru. Baramufata, bamaze kumufata batujyana ahantu hamwe, we bamusatse bamusangamo ibyangombwa bitari by'u Rwanda, baramujyana bamubamba batamwishe. Bamaze kumubamba, interahamwe zimaze kumubamba, hashize umunsi umwe nk'ejo nibwo igihugu cyafashwe, twebwe baducukuje ifuni, baducukuje ahantu ubutaka n'ifuni tukajya twigeramo, ngo niho bari buze kutujugunya bamaze kutwica. Badutegeka kugira ngo ducukure cyane tubashe gukwirwamo. Bageze aho ngaho uwari ubahagarariye w'interahamwe bitaga Innocent, niryo zina mbasha kwibuka, aravuga ngo aba bana nimube mubihoreye, nzabaherekeza, bazaherekeza Habyarimana tugiye kumushyingura, ngo ni iminsi mike isigaye kugira ngo tumushyingure. Ubwo icyo gihe icyo nibuka nuko wari umukobwa wari urimo w'inkumi, baramufashe witwaga Innocent, aragenda amushyiriwe, amutegeka kujya amumesera, akamutekera, amugira umugore muri rusange, amurongora mu buryo butari buteguwe kuri we. Yabantegeka kujya nzinduka saa 11, amuvomera amazi, namara kuyavoma nkayashyira aho ngaho, narangiza ngo nkigira aho nshaka hose. Yabyibuka icyo gihe aho hantu twari turi, nari ngeze ahantu munsi yahitwa ku kirenge cya Ruganda, mu cyahoze ari komine Tare, ku nkengero za Tare na Shyorongi na komine Shyorongi. Ubwo nibwo naje kumanuka njya ahantu mu gishanga cy'ahantu bita mu Kiyagara, ndagenda mpura n'interahamwe, singose nsubira inyuma mpamagara nsenge uwo Innocent mwita data, ni papa Innocent, papa Innocent, bati humura. Baramfata barambaza ngo nimba swa ari we Innocent, ugaragaza ikimenyetso kigaragaza ko ari we. Ni papa by'ukuri, ni papa. Ngo ngaho ugenda ujye mu rugo. Ndagenda ngeze kwa Innocent uwo nguwo, nsanga araryamye na wa mukobwa, arambwira ngo baye iki, ngo genda nta kibazo kuba. Subirayo bamaze guhita, ndagenda ndyama mu gishanga ahantu hasi mu birumba, hakurya ari imigozi, hakuno ari imigozi, ndayigarurira zindenga hejuru. Muri kwa kundenga hejuru kwa ya migozi, amazi yo yanshaga munsi, andi akanca n'impande, ndyamyemo ndeba mu gice cyagana haruguru. Intambara nibwo yaje guhagarikwa, jenoside nibwo yaje guhagarikwa, kuko abasirikare bari bamaze kugota aho ngaho, bamaze kuhafata. Noneho baradufata baratujyana na wa mumama, we ntabwo nongeye kubonana nawe, ariko wa mukobwa nawe yararokotse ariho. N'uwo Innocent baje kumukura kuri cya gitaho yarabambye, baramubambura, baramumanura, baragenda baramwomora, baramuvura arakira. Nawe njya mubona ubu ngubu ni umushoferi, atwara fuso. Ubuhamya bwanjye rero bwo bwaje kugarukira aho ngaho, kuko baramfashe baranzana banshyikiriza umukecuru, ndazangera aha ngaha hano kuri runo rwibutso turi, hari isoko, hafi yaho haruguru aho hari kiliziya. Nibwo nasanze hari icyobo bari barajugunyemo abandi bantu biciwe mu kiliziya. Ngewe mpageze ngira ikibazo cyane, ariko kubera ko hari hamaze gutorwaho ubuyobozi bushyashya, hamaze kujya haba konseye bashya, nibwo twatangiye gutanga amakuru ku bantu bakoze jenoside, barafatwa bajyanwa mu guhanwa mu mategeko, birangira bityo nyuma haza inkiko gacaca, ariko tumaze kwiyubaka natwe
kuko tumaze kugira ihumure mu mutima. Ntabwo rero ngewe nari ndi umwe mu rugo rw'iwacu, data yari afite abana 12, ubu turiho turi abana 4. Twari turi abahungu 7, baricwa bose, nsigara ndi umwe, hasigara abakobwa 3, ubu nibo tubana na mama wacu watubyaye. Mu buryo bwo kugira ngo rero twiteze imbere, natwe twagerageje kwihuza, dukora ikintu cyo gukorera hamwe, tujya inama. Mushiki wanjye ubu ngubu bari gukora ibijyanye na salo, ngewe narubatse kugira ngo mbe hafi y'umukecuru, mbana na mama igeze aho ngaho, ngera igihe cyo kuba nashaka gushinga urugo, ndasaba ndakwa ndasezerana, mbana n'umugore wanjye, maze kwiyubaka no gutera imbere, mfite abana 3 na madamu. Mu buryo bwo kwiteza imbere, ntange ndi kugenda mu iterambere nk'abandi, ubuzima busanzwe burakomeza. Agerageje ubucuruzi biranga, ariko ubu ngubu mu buryo bwo kwiyubaka mfite aho mpagaze, kuko nzi neza ko mu borozi nanjye mbarirwamo, no guhinga birashoboka, kwiyubaka birakomeye rwose nta kibazo. Ni intego ikomeza, birakomeza uko bukeye n'uko bwije, umuntu aba agomba kugira ngo aharanire gukora kugira ngo abeho neza. Ubuzima busanzwe nuko tubayeho.